isi ya none n'ibyago n'amakuba, tuzishima twese twigereye mu ijuru. Wakoze ibyaha ntiwabona amahoro, yanuye umunsi uzayabona i Siyoni. Ibyago nk'ibindi nukuruhira ku isi, kw'iherezo ryayo ukabura ubugingo. Kw'igihe gisigaye kinga n'ubusa gusa, tugataha iwacu. Bangahe bakomeje kwitegura gutaha, ko bacitse intege no kwinuba. Hari umuhanga wadusobanurira ko kubera ubwenge bwe byamuhaye amahoro atagira impinduka. hari umutunzi wadusobanurira ko kubw'ubutunzi bwe byamuhaye amahoro atagira impinduka. hari umutindi wadusobanurira ko kubw'ubukene bwe byamuhaye amahoro atagira impinduka. hari umuhanga wadusobanurira ko kubera ubwenge bwe byamuhaye amahoro atagira impinduka. hari umutunzi wadusobanurira ko kubw'ubutunzi bwe byamuhaye amahoro atagira impinduka. hari umutindi wadusobanurira ko kubw'ubukene bwe byamuhaye amahoro atagira impinduka. Bavandimwe, nta mahoro ari ku isi. Twabuze gakondo muri iyi si, tugamije iwacu mu ijuru. Niyo siyo nihoraho, itazabamo amarira, tuzibanira na Yesu. tugeze i Siyoni, nitugera mu ijuru tuzibanira na Yesu, turebana amaso ku maso iteka ubuziraherezo. Tuzaba dutsinze urupfu no gusuhuza umutima, ibikangisho byo mu isi ntabizongera kubaho, umwanzi azaba atsinzwe. Nituva muri iyi si mbi y'ibyago n'imibabaro, nawe uzongera kwibuka ingorane wanyuzemo. Abamarayika b'Imana nabo bafite amatsiko kubona umwana w'umuntu arokotse muri iyi si, bazavuza impundu. Tuzambara amakamba meza y'icyubahiro, atatseho inyenyeri n'amakanzu yera de. Mu bwami bwo mu ijuru nta muzungu uzabayo cyangwa se umwirabura, tuzaba dusa twambaye imyenda isa. Ntawe uzongera gupfa cyangwa kubura inshuti, nta bibazo bibayo, Yesu ni igisubizo. Ntawe uzongera kuba hari ukutanze ifaranga n'imbabazi z'Imana. Mu ijuru nta kiguzi uzahaberu.